Ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 14. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 14. Turi muri kwa kwezi turimo tuvuga umwuka wera. Mana turategereje kwakirwa umwuka wawe, tugusabye twizeye mukohereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzuza isezerano. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzuza isezerano. Umuririmbyi yararimbye abwira Imana ati, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe. Dusohoreza rya sezerano wadusezeranije. Yoweli yari yarahanuye, njya kumva abakora bavuga ngo bo banywera mu kabari ko kwa Yoweli. Njya kumva babivuga. Iyo bavuga ariko abakora munywera he, tunywera mu kabari ko kwa Yoweli. Iyo bavuga ngo tunywera mu kabari ko kwa Yoweli, baba barimo bavuga ko Yoweli yahanuye. Ahanura avuga ko umwuka wera azaza, hanyuma yamara kuza bakajya ku bantu n'abana babo n'abakobwa babo n'abuzukuru babo, abasaza bagahanura, abasore n'abandi bakerekwa. Ariko haleluya, hahirwa rero umuntu wabaye muri kano kabari. Umuntu wabaye muri kano kabari ko kwa Yoweli abatandukanye n'abandi bantu, kuko we yavuga ntabwo avuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza n'igifaransa gusa, ajya avangamo n'urundi rurimi rw'iwabo bahomere. Ko haleluya, haleluya, n'utwo twanya gatovu umuntu akakabweramo yajya kumara muri icyongereza nacyo atazi, akumara muri igifaransa nacyo atazi. Ariko inzoga buriya ukuntu zipinyura umuntu akavuga ururimi atari asanzwe avuga. Ariko umuntu wabereye kwa Yoweli akuzura umwuka we, kuko haleluya, atangira kuvuga ururimi kandi aruzi. Bamwe muri twebwe rero iyo baruvuze bagasanga twe tutagumva, bakavuga ko barimo bakumva twe tutagumva, hari igihe barudusobanurira. Ko haleluya, akavuga ati riya nimwumva ko ivuganye nawe, kuko yavuze riya asanga twese turarari, ntacyo tuzi ngo tumusubize, wenda ngo tuvuge ngo tana, ariko asanga ntacyo tuzi. Avuze riya turicecekera, ngeri yindi turicecekera, ahita avuga ati nimwumva ko ivuganye nawe. Ko haleluya, umuntu wabaye kwa Yoweli, umuntu wabaye muri kano kabari, umuntu wuzuye umwuka, umuntu wasohoreho n'isezerano ry'uyu mwuka, abatandukanye n'abandi bantu. Imana ishimwe. Mugire nyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Muri kino gihe rero biragoye kubwira abantu b'isi ngo buzure umwuka. Biragoye ni ukuri. Ntabwo kubona mu bya abisi dukeneye, ntabwo dukeneye umwuka wera. Hari ibindi bintu abantu bakeneye muri iyi minsi birenze umwuka nako bitawurenze, ariko bitari umwuka wera. Abantu bakeneye kubahwa, abantu bakeneye kwamamara. Mwabantu kwamamara ndaza kubivuga gute? Kwamamara bitwaye abantu n'abasazi. Umuntu agakora ibintu by'ububwa by'ubukonji kugira ngo akunde yamamara. Umuntu akenda kwishyira hanze, akishyira hanze akitabaza, akavuga ibintu biteye isoni ariko kugira ngo abantu bamumenye, bamwemere, bamukunde, bamwubahe. Ubwo twakubahira ubwo wakoze. Hari ibintu byose rero babishinze kunoza icyaha cye kubwibona. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera, ariko haleluya, ntabwo aba agikora ubushake bwe, akora ubushake bw'Imana gusa. 1:14 urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, tuhasome. Haravuga ngo ikibitsanyo, turi kumwe mwebwe haravuga ngo iki? ibitsanye
ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Pawulo yaramusigiye iki kugira ngo amubwire yuko agomba gusigarana iki kibitsanyo kandi akakirinda, ndetse agahabwa na kondisiyo zo kuntu kino kibitsanyo kirindwa. Yari yamubikije iki? Yari yahawe iki agomba kurinda kandi akakirindisha umwuka wera. Haleluya. Amen. Hari ibintu bitarindishwa umwuka wera. Iyo ubitse amafaranga muri banki, amafaranga arindishwa umuntu. Amafaranga arindishwa iki? Iyo nta muntu afite we yarindisha umuntu cyane. Iyo ntabwo cyangwa se bakarishyiraho n'imbwa bagashyiraho n'amakamera, baba barinda iki? Amafaranga. Iyo rero baba yatunze, haleluya. Iyo nawe utunze amafaranga, nubwo aho yashyize bayarindishije imbunda, bakayarindisha kamera, ushaka umukene utuye hafi y'iwanyu nawe kuyarinda, nawe akakurinda. Ngo muri maranye umari yego yego. Ushaka umukene uwo urusha amafaranga akakurinda. Ariko nimutekereze, umukene ntabwo afite amafaranga, wowe ufite amafaranga, ntuyabitse no mu nzu, uragiye ujya kuyabika muri banki bayarindisha imbunda. Noneho wowe uravuga ati nanjye kugira ngo batazagira icyo bamemukiraho, ushaka umukene hanyuma y'abandi muri karitsiye y'iwanyu, uravuga ati ujye uzuraha hano ku irembo undinde. Ubu koko ashaka ubugingo bwawe bari gukurira ntiyakujyana cyane. Nawe wari ujyaho amafaranga yawe ari, iyo wowe n'amafaranga munganya agaciro, aho amafaranga yawe ari niho nawe wari bugende bakakurindisha iki? Reka mbabwire sisiteme yo mu isi. Sisiteme yo mu isi ibinyanege nke birinda ibinyambaraga, ariko mu ijuru ibinyambaraga birinda ibinyantege nke. Ubwo muri makuru tunyuranyije n'ijuru we. Haleluya. Ngiye rwose nitaye ku ntege zanjye nkeya, nitaye ku biro mpima, nitaye ku ndeshyo ndeshya, natinyuka imbere y'Imana nkayibwira ngo Mana njyewe ngiye kurya. Ngiye gukora iki? Ngiye kurya, ariko wowe ugakora ikosa ryo kuryama unyirinde. Urabona imbaraga undi nafata urugendo nkayibwira ngo Mana ndagiye. Haleluya. Ntabwo ngira gute? Ndinde. Tekereza rero ubwo mpamagaye generale kuryama uzi ndinde. Ngiye kuryama uzi ugire gute? Ndinde. Mwisi rwose ni vice versa, nibyo mwisi. Mwisi ibinyambaraga birinda ibinyantege nkeya, mwisi rero ibinyantege nkeya bikarinda. Haleluya. Niyo mpamvu babwiye Timoteyo, wowe Timoteyo ntabwo ushobora kubika ikibitsanyo twakubikije. Iyi Imana yitwa agakiza twaguhaye Timoteyo ntiwayirinda ngo bikunde rwose, ariko hari izindi mbaraga zishobora kuyirinda. Nyikirizo Amen. Hari izindi mbaraga zitubaho, zikorera kuri twe, zigendera kuri mbere, zituye muri zaharinda ikibitsanyo twakubikije. Imana ishimwe cyane. Igituma mubona abantu basubira inyuma bakagwa bakabona ubwizere, bananiwe kurinda agakiza kabo, kandi koko ntibakarinda ngo bikunde. None se bakarindisha iki? Amaboko se n'abababuza ntako bagira, nabo ntibabishoboye kukarinda. Ikintu cyonyine gishobora kurinda agakiza kari muri wowe ni umwuka wera w'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo ati jyewe hari icyo nakubikije. Ariko haleluya. Jyewe maze kukubwiriza ukakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni ukuvuga ngo hari Imana yitwa agakiza wawe, kandi Imana irahenze. Mwumve, irahenze kuruta ibintu byose kuko ntiwabona ikintu yigura. Amafaranga ntayigura. Abantu bajya bavuga rero ngo nta kintu wabona wagura umuntu baramugura. Murabizi ko umuntu bamugura? Haleluya. Murabizi ko umuntu bagira gute? Umuntu baramugura, na Yesu bamugurishije ibice by'ifeza 40 nawe barabigurishije. Yabatekereza ko kugurisha umwami bakamugurisha ibice by'ifeza 30, kandi mwavuga ngo abantu ntibagurwa. Ejo bundi Cristiano aherutse ko ari muri Real baramugura, mwarabyumvise ko bamuguze, bakamuvana muri Real bakamujyana ahandi. Haleluya. Sinabakinnyi bonyine abantu barabagura, tukagusanga uri muri banka ukora kandi ufite umuhanga, tukakugura tukakujyana mu yacu. Haleluya. Kugira ngo uze udukorere, abantu baragurwa rero. Ariko
kubagurisha batabifite n'inyungu nibyo isi yanga. Iyo ongera umugurishije ariko wowe nta nyungu ufite no mu kugurisha kwawe, isi irabyanga. Murabizi ko isi ibyanga? Haleluya. Ibyo isi yemera ni uko tukugurisha, ariko kandi no ku mafaranga tukugurishije nawe ukajyaho. Icyo gihe barabyemera, ni diru yemewe. Ni ngombwa hano. Ariko noneho umuntu uwo ari we wese ntafite agaciro kangana, no muranyumva, ntafite agaciro kangana n'icyo wabitse, kuko icyo abitse cyakoba amaraso, kandi amaraso igiciro. Ko numva mugiye mwangabishye ko icyo umuntu abitse ni ikintu gifite agaciro, kandi gifite agaciro cyaraguzwe. Ubundi ko n'umuntu nawe yamuguze bakamugura amaraso. Haleluya. Bibiliya mu Bakorinto ba mbere nyarwaga 6:19 haravuga ngo ni muri abantu ngo mugire gute? Ngo kubera ko mwagizwe gute? Mwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Nabo ubwanyu amaraso yabuze, ngo aya maraso arahereze kubita umuntu ugura umuntu uyatunze. Haleluya. Turacyari kumwe? Nuko rero Timoteyo, ikiniza kiza w'ikime ukirindisha umwuka wera utubaho, ukirindisha iki? Umwuka wera. Niba rero nta mwuka wera ufite, nta n'ikibitsa bifite, kuko umujura iyo aje nta kindi kintu ashaka kwiba cya mbere ni iki ngiki. Iyo umwuka wera utawufite na n'ikibitsa byo ufite, wibwira ko ubitse nyamara utabitse, wibwira ko mufuka hari ikintu nyamara nta kigize gute kiri. Hano higeze hatera abatubuzi, umutubuzi akagutuburira ukabika telefone, wagera mu nguzi kubitsa telefoni ubona no kufuka hagiye ugabuyemo, ariko watutse ko badaheruka kumamagara, wakora no kurega ngo bataguheruka kuguhamagara ugasanga harimo isabune, akagutuburira icyo bitse kikaba atari cyo. Hari abantu bafite Yesu wundi, use murandikije, hari abantu bafite Yesu bakaba baruzuye umwuka wundi. Waba ufite Yesu wundi ukuzuye umwuka wera, waruzuye umwuka wundi ukavuga n'ubundi butumwa butari ubutwahawe. Ikizaba kubwira uyu Yesu bafite ntabwo Yesu bafite yanga icyaha, ahubwo yanga ubukene gusa. Uyu Yesu yanga icyaha baramwibagiwe. Umuntu agahanura asambana, agahanura yiba, akikisha atongana atukana, yanga nabo mu rugo rwe, ariko wajya kwitegereza, ariko haleluya, amen, wagenzura mu byanditswe byera Yesu afite, nubwo yuzuye agahanura, nubwo yuzuye akabwiriza, nubwo ari pasiteri ayobora amateraniro cyangwa ayobora amatorero menshi, ariko wakwitegereza Yesu urimo ugasanga atari wa wundi wanga icyaha, ugasanga atari wa wundi wanga, ariko wanga icyaha. Abantu barimo baramwibagirwa kubera iki? Kubera umwuka wera. Ntacyo wakora rero ngo wuzure umwuka wera wowe. Ntushobora kwiga amashuri menshi wuzure umwuka wera, ntushobora kuvuka uri mwiza ufite uburanga ngo wuzure umwuka wera, ntushobora kugira icyubahiro gikomeye urugero bikuzuza umwuka wera. Icyo wakora cyonyine ni uguca bugufi imbere y'Imana ugasenga, hanyuma ukagira icyifuzo ukanayisaba, kandi ati Imana ndagusabye nyuzuza umwuka wera. Haleluya. Kubera iki tutize turi munsi tubwira abantu ngo buzure umwuka wera? Kubera iki dufashe igihe kingana gutya tubwira abantu ngo buzure umwuka wera? Ni iyihe mpamvu? Naho muzi nawe turimo tubwira abantu ngo buzure umwuka wera. Ubundi umuntu utuzuye umwuka wera ntagira icyo ahuriraho na Yesu. Umuntu utuzuye umwuka wera ntagira n'ikintu n'iki na kimwe agira icyo ahuriraho na Yesu. Haleluya. Kuko ngo Yesu naza ntabwo azongera ngo agiye Yerusalemu natwe tuvi n'ahantu hatujye kumureba, ngo se ubundi ahangaha naza azahagarara hariya hejuru ku gicu, hanyuma nagara guhagarara ku gicu ngo azavuga ijwi rirenga, ariko haleluya, wahazavuga amajwi atatu ngo Yesu nagaruka, ngo ijwi rya mbere rizavuga ngo rizaba
ukomeye, ngo ni umusirikare ukomeye uzagiye guherekeza Yesu. Ijwi rya kabiri rizavuga rizaba ari ijwi ry'umwana w'intama w'Imana. Ijwi rya gatatu rizavuga rizaba ari ijwi ry'Imana. Haleluya. Rero ni ijwi ry'umwana w'intama w'Imana. Iri ni ijwi no muranyuma. Rino ijwi ry'umwana w'intama w'iki? Rizumvwa n'abaziranye nawe. Ubu mpagaze hano hanze nasuhuzanye mwiriwe, mwese mwakwikiriza ngo mwiriwe, siko byagenda. Mukabaza ngo ni iki? Najya kubabwira ibingenza, ukavuga ngo bamwe kubera ko bazi ijwi bavuga ati ngoga injira, siko bavuga ati ngoga injira, ni iki kigutsindije hanze? Abatazi ijwi bavuga ngo ni iki kikugenza? Ariko uzi ijwi ngihamagara nivuga gusa amen uvuze uwa. None rero niba utaravugana na Yesu ngo mube muziranye, ijwi rye uburizi, nahamagara uzavuga ati afite n'iki kibuze. Mwavuga ati nuguhinda kuri wowe, ndavuga ati kugira muri n'umuriro ufasha umuntu. Hambere ahangaha ngo Yesu yagiye kwa Yohana ngo amubatize, turacyari kumwe. None yagiye kwa Yohana ngo amubatize, Yohana avuga ati ariko wakabaye wowe umubatize. Ariko Yesu aravuga ati emera bikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Haleluya. Uburyo umubatizo wa Yohana wasobanuraga kwihana ibyaha, kandi uwo wari ugiye kubatizwa nta cyaha yari afite. Niyo mpamvu Yohana yabanje kwanga kugira gute umubatiza. Turacyari kumwe. Ariko aravuga ati bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Nuko rero Yohana wakoze ibyaha abatiza Yesu kandi dukora. None Yohana kumubatiza haba gashya, ngo bajye kubona ngo numva ijuru rirakingutse, ngo umwuka wera amanuka ameze nk'inuma amuhagararaho. Ariko haleluya. Ngo maze kumuhagarara ijuru rivugira mu ijuru. Nako ijwi rivugira hehe? Ngo nguyu mwana wanjye nkunda, mwebwe mugire gute? Mumwubahe. Ngo noneho abantu bari aho kuko ijwi ry'Imana batarizi, ijwi ry'umwuka ntibarizi. Aravuga ati izo si inkuba zikubise, ngo izo si inkuba zikubise. Abandi baravuga ati nanjye numva bimeze nko guhinda kw'iki. N'igihe rero Yesu azagaruka akamugira hehe? Akamugira mu ijuru. Utamuzi utabizwi rye iryo rw'abantu, ariko azavuga ati iyo nkuru igeze hasi. Atigeze hari ukuntu zikubita ukajya kumva ukuntu umuntu aravuze ngo igeze hehe? Uzavuga ati iyo nkuru ukuntu ikubise igeze hasi. Bazavuga ko numva bihinda no guhinda kw'inkuba, ariko uwera ariko ugize gute? Uwera azabyumva amenye ko igihe cyo gutaha gisohoye. Niyo uburyo bwiyazamanya mu gihe cyo gutaha kigize gute? Kuko umwuka wera uri muri Yesu n'uri muri jewe ni umwe. Aravuga tukumvikana, aravuga tukagira gute? Ariko igihe utarasobanukirwa no kumva ijwi ry'umwuka, none se niba utaryumva nonaha ugenda uzaryumva ku munsi w'Imana. Namwe nimubwire tubwizanye ukuri, ijwi utumva none, ijwi utumva none ujya munsi uzaba warimenya gusa. Niba none udashobora kumva ijwi ry'umwuka wera uvugana nawe, niba none udashobora kumva ijwi rya Yesu avugana nawe, ntiwiringire ko ku munsi w'Imana uzabyumva. Ngo hanyuma ijwi ry'umwana w'intama nirimara kuvuga, ngo hakurikireho ijwi ry'Imana. Rino jwi ryose ryo rizumvwa na buri wese, kandi buri wese azamenya icyo rivuze. Iri rya gatatu, ijwi ry'Imana rizumvwa na buri wese, kandi buri wese azamenya icyo iryo jwi rigize gute? Azamenya ko bera bataha. Haleluya. Nakabimenya byumvishe azakenga bibonye. Niba mwari kumwe mu modoka uzacibuka kureba uwo mwari mwicaranye, usanga arimo arogoga ibirere agenda nandi ndege ateze. Haleluya. Ukeneye kuzura umwuka wera mbere y'uko igihe cyo kuwukenera kigeze. Abantu rero iyo twuzuye umwuka wera tugatura mu isi, tukagendera mu isi, babona ntacyo twigwisumbuyeho. Ariko hari igihe bose bazamenya ko kutuzura umwuka wera aricyo cyaha gikomeye. Kuko turya rimwe, tugenda hamwe,
mu nsengero bajye gushaka abapasiteri ngo basengere. Umupasiteri utazaba wagiye azaba ahari nawe ntacyo azaba afite cyo kubwira abandi. Azababwira ati nari icyo bariya abantu bari batunze ntacyo nari mfite, ndasigaye nsigaranye namwe. Nadusome urwandiko nanone Pawulo yandikiye Tito, ni hirya gatoya kwa Timoteyo, ni impapuro ebyiri gusa uhindura igice cya 3 umurongo wa 5. Ariko duhere kwa 3 kugira ngo byumvikane neza. Igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza kwa 5 kugira ngo byumvikane neza. Reka dusome. Kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobakurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turarokoranywa urunuka natwe twangana. Urumva ukuntu twahoze? Kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira kandi tuyobakurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turarokoranywa urunuka natwe twangana. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kujya kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunguriraho cyane. Ubwo twese twari mu bubata bw'ibyaha, tujya mu binezeza bitari bimwe kandi ari bibi, twangana tugira n'imboga, turi n'abapfapfa, turi n'igicu mu yandi magambo. Uko niko twahoze. Haleluya. Ariko muradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Ntacyo wakoze kugira ngo igukize, si uko wari mwiza kugira ngo igukize. Igukiza itabitewe n'imirimo ikiranuka wakoze. Haleluya. Ngo kandi idukirisha umwuka yashyize muri Yesu Kristo, uwo iducunguriraho cyane. Uwiducunguriraho hari ugusuka ugasuka ukabariraho, hari no gutonyangirizaho. Bapadiri barimo babatiza abana batonyangirizaho. Amen. Nibura bajya bazana n'indobo yuzuye amazi bakagucuncumuriraho. Noneho batekereza iyo ndobo yuzuye amazi bakayigusukaho bayigucuncumuriyeho. Imana tweretse ko ishaka kuzuza umwuka wera idatonyangirizaho umuntu. Ngifata utuzi ikundaga gutonyangirizeho, ahubwo ifata indobo y'umwuka wera, tugita indobo tukita ikigega, ariko kugucuncumuriraho. Haleluya. Igucuncumuriraho gatoha umutwe, umubiri wose ukuzurwa n'umwuka wera. Mu mutwe hakaba huzuye umwuka, mu gituza huzuye umwuka, mu mataya huzuye umwuka, no mu maguru huzuye umwuka wera. Hari abantu rero bujuje umwuka wera mu mutwe no mu mutima, hari no mu mataya asigarira aho ngaho. Asigariye aho ngaho rero tugomba kuyerekana ya nta mwuka wera uri. Umuntu umwe yigeze ambwira ngo hari ingingo zidakizwa. Ngo hari ingingo zitagira gute? Ngo zidakizwa. Ngo cyane cyane zo twambariramo hano hasi, ngo zo gukizwa byazinaniye. Ngo twambaramo hano hasi, zo twambika amapantaro abandi bakambika amajiko, ngo zo zananiwe gukizwa. Ariko bitweretse ko baducuncumuriraho. Haleluya. Ndetse no gucuncumuriraho umwuka wera, urugingo rwe ntabwo rufata umwuka, rukakira itegeko ry'umwuka cyane, narwo rukakira itegeko ry'iki? Umuntu umwe yarambwiye ngo rwose umukobwa aciye uruhande, ngo yambaye twa tujipo tureshya n'imikandara, urugingo rutarunga ngo ubonye nyihera. None iyo kubwiye ngo uruhe wowe bigenza ngo uruhereze ibyo rubonye kuko ubigenza. Ati nyine nisanga ndimo kumukurikira mvuga ni sister tuvuga neza.
ntibaza ubugingo ubu ngubu none se uri guhamagara sisita ko ari umunwa nawe ntiwakijijwe amen none se iyo umwuka waragucucumurira amaso ye ntakizwa amaso ye ntagakizwa rero ubundi ujya gukizwa ingingo zawe zose zirakizwa muri yobu igice cya 33 agira ukindebera yihuse yobu muhahereza gukora isezerano ngo kandi isezerano yakoze ntabwo yayikoranye n'umugore ntabwo yayikoranye n'abandi bantu bakomeye ku bw'ubucuruzi bakoraga ngo ahubwo isezerano yobu yakoze yayikoranye n'amaso ye urahari hari umuntu hari hanze mbere yobu 33 ahubwo njye nasezeranye n'amaso mama aratinda reka mirere murongo wa mbere murongo wa mbere asezeranye n'amaso yanjye none se nabasha nte kwifuza umukobwa njyewe yobu nasezeranye n'amaso yanjye ndayabwira ibintu by'ibirero ariko bisigaho ngaho ibintu byo kwifuza abakobwa byarangiye ukuvuga ngo iyo ukijijwe urakizwa wese hari abana b'abasore baherutse kumbwira ngo biragoye gukirizwa i Kigali ngo kunyura i Kigali ujya mu ijoro ngo ni ikintu kigoye nabaze se icyoroshye ni iki ngo nibura iyo wenda unyuzemo mu cyaro ujya mu ijoro byakoroha atari ngo kunyura i Kigali n'abakobwa bari i Kigali biragoye pe namubaza se icyoroshye ni ukunyura muri Roma ujya mu ijoro hariyo mbere hariyo mbere nicyo cyoroshye kunyura i Roma ujya mu ijoro reka mbabaze none se icyoroshye ni ukunyura muri Isilamu ku bihugu by'abayisilamu by'abarabu bisenga ara ujya mu ijoro aho ni muvuga ati mu izina rya Yesu bakavuga ati waraye bakubara umukure ijosi waraye bakubara umukure y'iki none se icyoroshye kujya mu ijoro ni ukunyura muri Al-Qaida none se icyoroshye aho hose kunyura ujya mu ijoro ni ukunyura i Bugande ngo ntibakore abagore beza none se icyoroshye aho unyura ujya mu ijoro ni ukunyura mu butindi banabuze n'amafaranga yo kugura isabune yo koga niho da icyoroshye ni iki ni ukuzura umwuka wera cyonyine icyoroshye ni ukuzura umwuka wera cyonyine haleluya ahandi washaka kunyura hose biragoye kuko hasanga imibare ariko haleluya ndimukirize ngo amena ati inzira y'ubutaka ni yanga tuzanyura mu ikirere ariko tugende iyo ubutaka ahandi wasanga mutiyaje hari ikibuga giherutse kujya kwa Yesu ariko haleluya ngo iki kibuga cyashaka guhura na Yesu ngo kigeze n'uko cyasanga mutiyaje ndetse n'abantu bari mu muhanda bakirushaga imbaraga bakirushaga no gukomera kiburi nzira ngo bari bakizonera bavuga ati iyo ubutaka ntabishoboka iyo ubutaka ntigishobotse tunyure ikirere tunyure iki hanyuma ngo Yesu yicaye mu nzu ngo abantu bamugoze ngo bajya kubona babona ngo hari izuba ngo ziturutse ikirere muri twarafe hejuru haleluya ariko bishiriza mu amena bajya kubona abantu batirivuyeho ngira ngo bamwicara babona ati Yesu ati dore batiragiye bajya kubona babona ikibuga kirurutse iki kirurutse sha giturutse iya hehe hasi yo byanze niba hejuru no kugendamo ako wanyikirije kuko ni mu byumvise hasi niba hanyuka niba hejuru ariko uhure n'udahura n'ubutamenya nanone rero ubundi ahangaha ntabwo nta n'inini abantu bajya bakunda kwivovota bakaba bati mu isi ngo hari ikimenyane ngo rero tuzigira mu ijoro hatari ikimenyane rero ikimenyane ahantu kinini hariya mw'ijuru no mw'ijuru hari ikimenyane cyo kurwego rwayo hano mu isi tujya akantu ko kwiyumanganya kuba rero tuzi ko nabo tuzagukenera ariko mw'ijuru hari ikimenyane cyo ku rwego rukomeye ngo abantu baherutse kujya mu ijuru
amen kandi abantu barahanura muri Matayo 7:13-21 ukurikiye ugucyo ukaza kugeza kuri 21 uyu muntu yari guhanura kandi uyu muntu yirukana abagabo kandi uyu muntu yakora ibitangaza mu izina rya Yesu kandi umuntu amenya ibitangaza by'imivugo by'abahanuka aba bantu kandi babaga barimo imbaraga z'Imana zarakora ariko haleluya amen noneho mu gihe kigeze bajya mu ijuru ngo bajye mu ijuru barakoma ngo Yesu arabitegereza abona bagabaza ariko ndimo ndabara inkuru ariko mvuga Bibiliya murimo murabyumva uko muri 21 haravuga ngo abavuga ngo mwami si bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru ubwo ni Matayo 7:21 ngo keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka ngo nabo bazamubwira kuri uwo munsi bane ntitwahanuraga mu izina ryawe twebwe ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe twebwe ntitwakizaga abarwayi mu izina ryawe none watubwira uti ngo ntabwo twebwe turi bwinjire bazaberura kuri uwo munsi ababwira ati nimumve imbere sinigeze kugira gute naho muvuye naho si Imana ngo bazamubwira mbere Yesu ntiwiturashye muragukinisha abantu bazi gukina nabo rero uri murazi ikintu byose wabikora ntabwo wadutwara rero Yesu we ibyo ni wadukora wowe ntabwo tuziranye twese twarariraga imbere yawe twarariraga imbere yawe nabo barabwirizaga mu midugudu y'iwacu uvuga ko ntabwo tuzi none za nzira z'iwacu bamubwirizaga mu izo kwanyu ya nzu wabonaga ya kadasiteri si yawe ngo ntabwo tuzi ngo azababwira ngo nimwumve imbere mwankozi zibiri naho muvuye naho singize gute naho si Imana ubwo nibwo bazajya hanze aho bazagirira bagahaha ikinyeri ariko mwumva ko bazajya guhanura kubwiriza kuyobora amateraniro cyangwa amatorero gukora ibitangaza ibyo ntibikugize umwana w'Imana none se Salomo kagendeye hejuru y'amazi aramwenda ejo bundi nahoze mbona umutima wo muri Nigeria niba Nigeria bari Bugande ntabwo nibuka bacanye umuriro aragenda kwicaramo aravuga ati jo muvuga ngo nizatwosa gute kandi tuyicaramo aho yicaramo umuriro kurumana arangiza n'umwe dutani ibitangaza barabikora Bibiliya ngo bazabana n'umuriro uva mu ijuru bawuzane ku isi ariko udakora ubushake bw'Imana mpamvu Yesu azakubwira ati sinuzi igituma cyonyine Yesu akumenye ni uko wandikwa n'ikaramu y'Umwuka Wera mu gitabo cyo mu ijuru haleluya nuko ikaramu y'Umwuka Wera izakwandika kandi Umwuka Wera agatura apana ibintu byo kuvuga ngo muzi Umwuka Wera mugakora ibitangaza munakora ibyaha mukaririmba ahangaha munakora ibyaha tukigisha natwe dukora ibindi ibyo byose nta na kimwe bishobora kutugeza mu bwami bwo mu ijuru ni ukwikirigita tugaseka ni ugukora ubusa amen ibyuya byose warira ingendo zose wagenda amagambo menshi wavuga utuzuye Umwuka Wera urambwira ubusa hano umwe nigeze mbona kuri YouTube barimo kubwiriza ngo yagiye imbere y'Imana arayoza ngo ariko Mana ngo ni iki gituma mu itorero harimo pagani nawe ukabyemera ngo Imana iramusubiza ngo wowe ninde wajya kuguhumukiza ukabyanga wowe ninde wabyuka mu gitondo agafata isuka akaza umurimo wawe wateje kuguhumukiza wowe wabyanga ati ntabwo nabyanga Mana ati nanjye rero mu matorero menshi harimo abantu baje gutanga umugezi batigeze bakiza hano harimo baje gutanga umugezi ngo mugire gutya turebe haleluya harimo baje gutanga umugezi ngo mugire ikizamubwira ko ni gutanga umugezi akakora iki kintu gikomeye umurongo agomba kugira ngo ntuze mu kintu cyitwa Umwuka Wera ntacyo aba afite ayoborwa n'intekerezo zose n'ubwenge bwe n'umubiri we
amen. Hari abantu bacu gutanga umugizi n'abantu. Uyu muntu utanga umugizi yagiye muri korali aririmba n'umwete akanicanga, tuzajya mu ijuru kureba abariyo, noneho utagenda rero ariko kugenda gakeya wowe wajuriye my friend. Izo ni imbaraga z'ibirayi, reka dukoreshe iz'umwuka, reka dukoreshe iz'umwuka, iz'ibirayi tuzihorere. Hari n'umwana dusimbuke tugasimbuka tugasimbuka tugasimbuka, ntabwo hano tuza ati tutuje ati turacyasimbuka. Izo ni iz'ibirayi, mureke dukoreshe iz'umwuka. Haleluya. Iyo mugiye gusengera umuntu, ubundi gusengera umuntu urwaye cyangwa ufite abadayimoni, bibiliya n'umuramikaho ikiganza baganira gute? Umuramikaho ikiganza uti mu izina rya Yesu ndirukana abantu badayimoni, kuko ufite n'iz'ibirayi akamushyize ku bitugu, ndakubita hasi ngazenguruka akabanza akamutigisa akamuzenguruka, z'ibirayi zikabanza zikora zikananirwa zikagira gute? Hanyuma agakora iz'umwuka mwazigeraho ugasanga aho ngaho ntacyo yibereyeho. Haleluya. Izo z'umwuka, iz'umwuka umuntu arabikunda akamushyiraho amafaranga ngo bamusangane ntabikanga kuko ufite imbaraga z'umwuka. Akavuga akambwira n'abakobwa cyangwa kano kagore ntacyo nakamariye, ariko akantu kazi ko dusambana mubona kagira ubwenge. Izo zanga zakunanije zikananiza n'amafaranga, izo mwuka. Haleluya. Nayizirira cyangwa amafaranga kubita hasi z'imbaraga mukagira ngo ntizigeze zibaho. Hari umuririmbyi umwe witwa Snoop Dogg, hari abantu bamuzi, abasore ndabizi baramuzi, bazake baramuzi, sibyo bwase? Kera rero bamaze gusaza ariko kera kari agasaza gatoya, kinywera itabi rero kigendera gutya, ntabwo abana bafite, none abana bitwaga bafishita senti bagaterura ibyuma bakazana za pinya barimo kubaza kumubaza ati none se ko utabiterura ibyuma ngo umugambi kuba umusore hanyuma nawe ushobore kwirinda bimeze bityo? Arababwira ati kandi ngaha ibyo bituza bizaza bigahagarara imbere, abereka iki Kristo ati dore indinda n'iyi, ibyo bituza bizaza bihagarare. Uzi iyo ufite imbaraga z'umwuka nta gituza na kimwe kimukanga, nta Kristo n'imwe igukanga, kuko ufite imbaraga zirenze izo bo bagize guteka. N'ukundi kintu abantu bagifite n'abana bakatubwira mu buzima imbaraga z'umwuka usanga baratongeranyirijeho bataratuntumuriyeho. Nibaza wowe imbaraga z'umwuka wakiriye zimeze zite? Izi ngizi zikora ibizima mu kanya zigakora ibibi, izi zo zimeze gute? Bagutumuriyeho neza, bakwimitsemo ndani mu mwuka wera, cyangwa wowe bakuminjagiye? Amen. Wowe ufite ni zimeze zite? Bakuminjagiyeho cyangwa bagutumuriyeho? Mwebwe murabizi iyo tuvuze itorero ubundi tuba tuvuga abantu. Haleluya. Iyo tuvuze itorero runaka ntabwo baba bavuga izi nyubako bino bikuta, baba barimo bavuga abantu bo muri ibyo bikuta. Haleluya. Nuvuga itorero rigomba kuba ryuzuye umwuka, nuvuga abantu bakatira ibikuta b'isi zina runaka bagomba kuba buzuye umwuka n'ibyo bagira itorero, ibyo bagira abana b'Imana. Iyo uyu mwuka wera adahari, iyo uyu mwuka wera adahari, bya bintu twita itorero bihinduka iki? Idini. Bihinduka iki? Ubundi idini cyangwa se religious cyangwa religion ni structure yubatswe n'abantu cyangwa se mu buryo abantu bishyiriyeho ngo bashaka Imana. Karumvikanye? Ni uburyo abantu bashyizeho ngo bashaka iki? Imana bayishakira he? Hariho nyamara ahahita agakapa tugahura mu nzira arimo agenda, mbese ugiye
ati ngiye gushaka Imana ujye kwishakira wese kanyarira nasigara nseka nagenda nagaruka nayabonye ubuzima njya gutura mu ishyamba ni umudayimoni simakanye ko kanyarira badasengerana Imana ntabwo utuye kanyarira ngo mwishakire ngo uyibone Imana igendera muri twe ariko icyo nzi ni kimwe ni uko ikunda kwihererana n'abantu ikunda kwihererana n'iki kuva hano ugiye kanyarira ntabwo ugiye kwishakayo ahubwo ugiye kwihererana nayo haleluya umuntu wowe cyane kwigendera kuri wowe hanyuma ugiye kwihererana nayo ntabwo ujya kwisangayo ntabwo iba mu mashyamba amen undi akavuga ati mu rusengero rwo kwa runaka hari Imana ivuga kugira ngo ibahari noneho abo bantu baze batariyo nawe ujyayo muvugane siko bavugaye abantu baze batari muri urwo rusengero ruri vide hari n'intebe gusa n'ibyuma hanyuma bongemo muvugane ushoboye kuvugana nayo usanga y'ibyo ngibyo naza nemeye ariko iyo ugiyemo wenyine ukayitereta haleluya yaje iri muri wowe ndiyivugana ariko ntabwo bayisize mu rusengero ngo bazagaruke bayihasanga ntibamumeze bitagira abantu se yaravuze ngo nzagendera muri bo nzatura muri bo nzakorera muri bo muvuge ngo amen ariko muri muracyumva igituma tugomba kuzura umwuka wera ikintu kimutandukanya n'ab'isi nta kindi ni umwuka gusambana n'abagore barasambana n'ab'isi ariko ikibatandukanya ni uko bo bataramira mu cyaha niba ukizwe ugasambana vuba vuba uhita upfuka bati Imana mbabarira hanyuma rero undi nasambanye agakomeza gutekereza kuri mugenzi we ko neza azagaruka bikongera nyamara wowe wamaze kwihana watandukanye nabo muri mu mwanya yemwe itorero rero tuzuye umwuka wera iba ari idini bashyiraho amahame bakavuga ngo bagashyiraho sinzi ukuntu babyita ariko muri katolika byo babyita amasakaramentu abasibye mutubwire n'amasakaramentu kugira ngo wemererwe kuririmba ugomba kuba warakorewe ibi ngibi wemererwe gukora iki ugomba kuba warakorewe ibi ngibi murabizi kugira ngo wemere guhagarara hano imbere ubwirize hakaba hari ibyo bagomba kugukorera kandi ibyo bagomba kugukorera ntabwo ari impano y'Imana ibitegetse ahubwo ni amategeko n'amabwiriza bo bagiye bashyiraho kugira ngo wowe urusheho bashyire kontrole mu bintu byabo niba ndavuga ku itorero ryahindutse iki ngo nta muntu ugomba kuririmba muri korali atarashyingiwe ubwo gushyingirwa bikaba itegeko waba ufite impano waba wuzuye umwuka wera ibyo ntabwo twebwe bitureba icyo dukeneye ni uko babanza bakakurongora ukabona kujya hehe kuririmbira Imana ibyo ni itegeko ariko wagenzura muri Bibiliya ukayibura ubwo ni ukuvuga ngo ryashyizweho n'abantu wowe babona iki Imana hanyuma itorero ryo ni uburyo Imana yashyizeho ngo yibone abantu none ko bivuze mukamwita muncika amategeko menshi mu itorero cyangwa se mu idini burya abantu bayubaha kurusha uko bubaha Imana niba murabivuze ngo nibigenda saa mbiri utarahagera ntabwo uririmba saa mbiri rwose abaririmbyi barahagera bakaba baje kuririmba ariko kandi icyaha ugasanga benshi ntibanagitinya ubwo baba batinya itegeko ry'idini kurusha uko batinya itegeko ry'iki ubundi ikikubwira ko umwuka we yatangiye kuza amategeko agenda aba menshi ariko iyo hari umwuka iyo hari iki baba bari kubategeka kuko cya kintu ujya kubasaba usanga nawe kibarimo bikabakorosora wageraga gute vuga ngo amen rero ni ukuri Imana rero umwuka wari muri bose iwushyira mu bagabo mirongo irindwi bazajya bamufasha guca imanza kugira ngo icyo Mose atekereje n'abandi babe bacyumva ukuntu
none urumva Imana yashyira umwuka muri pasiteri nimushyire muri mwebwe. Reka mbabwire kano gashya, burya umwuka pasiteri wanyu aba afite niwo namwe mugenderamo. Ubwo birumvikanye, umwuka wa pasiteri niwo n'abakirisitu bagenderamo. Muzarebe pasiteri wanyu iyo ari umwigisha w'ijambo ry'Imana, muri mwebwe hahabukamo abigisha benshi, hahabukamo abigisha benshi kuko niwe mwireferaho, mbega umwuka umurimo niwe namwe wabafasha. Iyo ari umuhanuzi, iyo pasiteri wanyu ari umuhanuzi, mu itorero havukamo abahanuzi, kuko umwuka uri muri pasiteri niwe uri muri mwebwe. Iyo ari umunyesiporo, iyo pasiteri wanyu ari umunyesiporo, no mu itorero nabo havukamo abayesiporo, kuko umwuka umurimo niwe ubacamo namwe. Haleluya. Ndashaka kubaha urugero ruri mu byakozwe n'intumwa, ngo umwuka wera ngo yamanukiye itorero, hanyuma abantu mubare bakeya mu cyumba cyo hejuru bavuga mu ndimi nshya, hanyuma abantu basinze, hanyuma Petero ahagarara imbere yabo arabwiriza, ngo umwuka acumita abantu 3,000 mu ki? Mu mutima. Umwuka acumita abantu 3,000 hehe? Aba bantu 3,000 bari hano. Uyu mwuka wacumise abantu 3,000 wavuye. Aba bantu ko batari buzuye umwuka, ko batari banakijijwe, uyu mwuka wacumise mu mutima wavuye he? Wababwiraga ni iyo pasiteri ari indaya n'abarindi barasambana n'abakirisitu barasambana, reka babwire kuko umwuka ubayobora uba ari umwe. Amen. Ariko pasiteri wanyu ari indaya, namwe muba muri iki? Simvuga ko mwese mwabwo, ariko hari bamwe neza baba copy and paste ya pasiteri, akaba umwigisha mwiza nk'uko pasiteri ari umwigisha mwiza, akaba umuvugabutumwa mwiza nk'uko pasiteri ari umuvugabutumwa mwiza, akaba umutekamutwe mwiza nk'uko bari bamuteka imitwe, akaba umujura mwiza kuko birirwa bamushaka gusaka abandi. Rero rwose nirahise n'ako kanya. Niyo mpamvu iyo ugiye gukurikira pasiteri ugomba gusenga ukibaza Imana umwuka umurimo ni uwuhe, hanyuma ukajyaho Imana ikuyoboye, ukajyaho kuko izakuyobora kuzagukomeza akakugeza i Kanani. Ariko kuko twebwe tudashaka kuyoborwa n'umwuka, turavuga ati muri rusengero hari abakirisitu benshi, uzi ukuntu baba bavigura, uzi iyo bavuze ngo tubyine. Hari urusengero yagiyemo, hanyuma igihe cyo guhimbaza kiragera, pasiteri wabo yari umugore, yari yambaye ijipo itari ndende cyane ariko itari na ngufi, yageraga ahangaha. Noneho bagera ku ndirimbo n'urubona yibuka iyo ariyo, baravuga ngo manuka manuka, noneho tukazajya tumanuka manuka manuka manuka, tukamanuka tuzunguza ikibuno tukagera hasi, ngo zamuka zamuka zamuka, turabikora. Noneho njyewe nigendera kuri nabasuye, hanyuma tuza kuzajya mu cyumba cy'umuntu umwe waturukaga muri urwo rusengero, cyayoborwaga n'umugore umwe waturukaga muri urwo rusengero, nawe ukazajya tubwira ati manuka 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 manuka. Ese Imana ibi byo kumanuka, noneho iyo jipo ya pasiteri njyewe nakomezaga kwirebera, kuko urabona iyo tuhagaze imbere kuri pulpiti nk'aha ngaha tukamanuka natwe kuri ishyira ahantu, wowe kumanuka nayo wamanyurana igira gute izamuka, tukamanuka imanuka twamanuka ikazamuka ikagera nk'aha ngaha, noneho ngo niyo kureba yo mwirebera hasi, ariko nagomba kuba twicaranye akabona kuko uyeya amaso. Uwo mwuka ufata n'abakirisitu be nabo mu cyumba bari bayoboye, tutamanuka ngo tunazamuke ntidutaha. Umuntu agomba ko hari akantu tutakoze, ati ni akahe? Ati ntitwigeze tumanuka, tugasohoka tumanutse we, ati manuka 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 zamuka zamuka, n'ibintu bitwikura n'ibintu hari intoki twasi benshi bipfikura, umuntu baranezerewe. Hari n'ibintu nigeze mbona ku rubuga rwa Ikasiri Foundation
ugiye kubona izigenewe. Noneho iyo ndirimbo sinzi ukuntu baririmbaga no mu kirimi kitari icyongereza cyangwa ikinyarwanda kuko izo zo nazizi, ariko baranyereka bakavuga ngo fata ibintu byawe, ngo fata iki ntabwo cyari mu kiganiro nta n'ikintu kirimo ntabwo nyizi, ngo fata ibintu byawe. Bavuga gufata ibintu genda neza ngo uterura ibaga yawe ugashyira ku mugongo hanyuma ukimuka. Noneho babona umuntu agufashe ukuboko hanyuma agahita afata ku bintu bye nyine ahantu kwa Mariya. None umugore yafasheho, ngabo n'umugabo yafasheho, noneho bakazajya bakurikira pasiteri ngo barabyimukanye byose. Uyu mwuka iyo uri muri pasiteri nubwo museka niwo ufata baki ukeneye kuzuza umwuka we kugera pasiteri wuzuye umwuka. Ariko muri muramu ongera wikirize ngo amen, ongera wikirize ngo amen. Iyo wamaze kuzura neza ukagibwamo n'umwuka w'Imana neza, ibidatunganye utangira kubitunganya. Haleluya. Kandi kizakubwira umuntu uri gutakaza umwuka wera. Hano umuntu ukunda kuririmba hano imbere ni Aline. Uri Aline rero iyo adafite umwuka wera, abonye uriya muhungu uriya wicaye hari inyuma, mu bantu bazi kuririmba arimo pe, uzi ko aririmba ibintu byose ashaka, agashyiramo n'akakano ko gutitira ngo uriya rero zitatangira bati umuntu agiye kunera kudeta. Noneho kuko iyo uriya azi gukora uri n'akazi agatangira mu murwayi akabona ati umuhungu wakunda kuza n'abana duciye hano rero duciye aho ngaho tugutwaye wo kuwambere kuri hejuru yawe agatangira kugenda ashakira ibibazo uriya ugira gute umurusha cya gikorwa kuko we wenda afite ubutware bw'iyo korali kandi cya kabiri kizigenda niwe wigishaga abantu indirimbo. Hanyuma umuntu atangira kuvuga ngo yigisha abantu indirimbo afata uwo muri bivuga nabi agashaka iteka guhora amukaza, mbere ntihari icyiza wa undi akora. Amen. Bikaza kubanza gukora umufite ubutware amwiba n'umwanya wo gutera indirimbo kavuga yatera indirimbo ntabwo dushaka kuyiga ahubwo twiga iyi ngiyi, hanyuma we yakizanira burya rero nubwo atuyoboye yuzuye umubiri, atuyoboye ari umunyamubiri ijana, ubundi umunyamwuka iyo abonye undi murusha umwuka aravuga ati noneho nanjye ngiye gushaka, nanjye ngiye kugira gute nahora akanyema, ariko akaba ibinamye uyu muruze arajya kumva uruhande hari icyamara. Haleluya. Umukristo acyaza ariko shaka abakristo baza ngo mujye mbona matyaza nzahora mutyaza ageza acyazwa cyane bizabanye nanjye mbaye nawe ngingiye. Haleluya. Amen. Umukristo udasenga ijambo ry'Imana, umukristo udasenga pasiteri yigeze atubwira umukristo udasenga nkameze nka babandi baririmba ibisombe kandi abantu baririmba ibisombe narabarebye nanjye ndabamenya baririmba indirimbo z'abandi, baririmba indirimbo z'iki z'abandi, ntabwo baririmba indirimbo ze kuko ntabwo wahanagiriza gute ntabwo ashoboye kwihangira iyi aririmba indirimbo z'abandi kandi agashaka ngo abantu bamuheho baririmbize. Uzi ko n'umwereka avuga ururimi nanjye nkarwigana kugira ngo abantu bazajya bahemba aho bahereka reka se akavuga urwe wowe uravuga urwawe. Hari umupasiteri umwe yanyigishaga narubajije, hari ahantu nagiye kwigisha none abantu barimo bigisha barahatwika harashya haratokondera kandi ngiye kuhatwika byarananiye, ndavuga ni kubera bintu nari bushobore. aranga ngo ninde ukubwiye ngo wigane abandi, wowe ugenda ukora ibyawe n'ibijya ubwo ari umwimerere wawe. Wowe urashaka kwigana abandi numva banakora nabo kandi wowe bigana bahimba wowe ugakurikira. Amen. Nanjye ndagenda mbwiriza nk'uko nagize gute nategetse, hanyuma mvuyeyo aranga ati ukoze neza pe. Urashaka gukora n'abandi ngo ubwirize uri mu kirere hariya hejuru uzi ikibajyana hejuru ari igiti, wowe urakizi ni ntacyo none wowe urashaka kujya gukora iki? Haleluya. Ukuri
ukuririmba, ukubwiriza, ukuhanura, ukusenga, niba uyobowe n'umwuka wera. Ibyo ni byo Imana ishaka. Ibyo ni byo Imana igira gute? Winyigana my friend, ntabwo twahamagariwe bimwe. Wasanga njyewe narahamagariwe kuvuga ibi ngibi, wowe ugahamagarirwa kutubwira ko Yesu atanga n'amafaranga, ariko ntuzatumiza mu mafaranga gusa, wibagirwe kutubwira ko icyaha kizatumiza kujya mu ijuru. Amen. Yesu amafaranga arayatanga, ariko aya Yesu ukuntu azi. Mw'abantu wagira ngo ni nka robine iba yabuze amazi, hanyuma tukaza dutonyanga, ariko tuje kandi tujya dusubirayo. Utuje, utwo tuje, kuko biravuga ngo Imana izagenda irikora ruto, ni ruto, ruto, mwari k'ikikozi, ariko haleluya! Ushobora kubona cyarangiye mu migisha wawe niyo yawutwaye. Kandi icyo yakoze yagikoze, aho yaguhaye yahamuhaye wahafashe. Kuko no guharira uko byaje gake, nako ibirindi ko bikomeje. Kuko yabizi ko byavuye ahakomeye. Ariko ibya Satani, bimanuka n'amazi amanuka ku mureko. Ibya Satani bimanuka n'amazi amanuka ku mureko. Mwebwe rero mukeneye kuzura umwuka wera. Amen. Niba pasiteri wanyu yarababwiye ati twige ku mwuka wera kandi tuwuzure tunavuge mu ndimi. Wahari abamaze kuzura umwuka wera hano, igihe amezi 2 bamaze bigisha bino bintu, hari abamaze kuzura umwuka wera cyangwa baruhiye ubusa. Baruhiye ubusa, mwarawuzuye se? Ese cy'abarakore bashaka kuko bine cyane, abanza bakabishyira mu kayunguruzo bakayunguruza. Ikiri buze kumubera ni iki? Ntabwo bako igisubizo gikwiye, aho bana bati igisubizo kiri buhure n'icyo ashaka, ni iki kugira ngo atongera kubaza ikindi kibazo. Bakabinyuza mu kayunguruzo banza bakabigukubita. Ikibwira abantu ko umwuka wera mwawuzuye nuko ibintu bihinduka. Ukabicarere gisha, ugatekereza gisha, ukavuga gisha, ugakora gisha. Iyo bitaraza rero ibintu bitaraba bisha, tukivuga ngo nimuze turepe ukaza ukurura inkweto. Ukurura inkweto babona muze mu masengesho ukaza umeze ugaharira saa 9, babona duse ugahumiriza abandi ugahumuga ducungacunga. Nta kiraniro umuririmyi naririmbye ngo Yesu yaravuze ati niba n'ujya mu murima, niba n'ujya mu murima. Umuntu waravuga ati Yesu we ati jye ntabwo nishobore kubona, ndi navuga mbere kuzinduka byarananiye, iyo ngiye rwose imodoka zitaraza ngo zitege ntabwo nashobora. Undi arazabwira Yesu umugore arwaye sinezite, iyo hari imbeho njye sinzinduka. Undi ati Yesu we ati jyewe ndwaye igifu rwose, iyo tutariye sinshobora gukora. Undi ashaka ati jyewe n'agasukari ngira, dore narwaye diyabete kandi nazoye kuri isukari, iyo n'agasukari gaho kari mu manyunye rwose ntabwo kumva Yesu we jye rero singize gute, sinishoboreye shaka undi wagira gute watuma. Ariko amen, neza Yesu amukuru tuba mu murima we ngo ariko mugiye kwira, ariko haleluya, umwuka w'Imana ndamutera, umwuka w'Imana amaze kumugeraho, wa wundi baravuze ngo ngenda ndacumbagira ngo ibintu byihuta njye sinyagendana nabyo. Hanyuma ahita haguruka mbere ngo abari giye kugira gute, umuntu w'Imana yaravuze ati ngenda nshobore, ariko asuhizwe n'umuriro, ati Imana none wuzuno Mana yanjye nege umuze witare umuriro, Mana yanjye nege umama mubibeya. Uba ati jye rwose ujya mu basenga ibyo kuwa kabiri ntabwo bishoboye. Yewe none gushaka amafaranga, nukuri urabizi ko uno buzima bupfundikanyije.
iyo utakoze ntabwo ugira gute ntabwo urya Yesu we ntabwo rwose nahaboneka kuwa gatanu nzagenda kuwa gatandatu mbese cyangwa nza ku cyumweru ibyo birahagije ntacyo bigutwara mwari ku mwuka wera n'umugabo haleluya umwuka wera amwumveho araza barasenga kandi aranana warasenze uburiki warasenze uburiki amen ongera inshirize ngo amen ongera inshirize ngo amen haleluya niba ushaka kugendana n'Imana shisha bugufi usaba umwuka wera aza kuri bugingo bwawe utaraza uraruhira ubusa utaraza ijuru riramusize wowe ukeneye amategeko n'amabwiriza y'idini mu byumare kurusha uko wakubaha Imana kandi ahantu hatari umwuka wera ikizahakubwira ni umuvurungano mu kinyarwanda cya none kabyita akavuyo aka kanya tugakora ibi akandi kanya tugakora ibi akandi kanya tukabihindura akandi kanya tugakora ibi nta kintu gihamye na sitati gihamye twubatse uwo muvurungano umugi umuvurungano uterwa no kuba nta mwuka w'Imana ahari kuko Imana si Imana y'iki y'umuvurungano kandi umwuka w'Imana atari abantu bahinduka iki amen niba mumbwiye ngo ninyobore worship team ajya no kuyobora kwako ni umuntu babwira hano umuntu ayobora indirimbo ni gukora iki udirija mwabana mwana ngo mfite ijwi kimeze gutya mukavuga ati bikore nyizere bikore yego njyewe najyaga ndirimba madamu akambwira ati ni ukuri mu bantu iyo abantu batunga no kuririmba wakabaye warapfuye kera ati iryo jwi ryawe nuko ukuntu uririmba n'ibihuru namwe mwabyumvisha nyine ukuntu biririmba ubundi ntabwo utanari mwe nzigewe hanyuma igihe kimuza kuririmbira Imana nayo abantu badapfuye Imana iri bw'ibirungo kandi amajambo umuntu akuntu ndirimbe haleluya iyo bintu bigiye gutera umunsi umwe uzayobora abashitsi hano tudirije ashaka umva ko muzi umwuka wera muzima w'ijambo Imana ishimwe mureke dusoze ariko dusaba Imana iduhe umwuka ariko kubisabira hano ukitahira ntabwo biba bihagije bigusaba gufata igihe ugashaka umwuka wera ubu aba bana bafashe imyaka 16 abana bafata imyaka 16 ngo babone diguri burya diguri yose imara imyaka 16 murabizi iyo bita bachelor degree kugira ngo ubone lisanse ugomba kuba warize imyaka 10 n'ingahe n'itandatu kugira ngo ubone ako kantu uzabe n'umushomeri ugafite none ibintu bidatwaye imyaka 16 bitwaye igihe gitoya gishoboka kugira ngo tuzaze mu ijuru ibyo bitwara imbaraga zingana kuki nawe mbona gushyiramo kandi ibyo uzaguha ubuzima buhoraho kandi bachelor na nyuma yo kuyibona hari igihe wibana n'umushomeri mahabuka dusenge